Shalom, amahoro Kristo abane namwe ineza y'Imana igiye ibumaho buri munsi. Reka nongere musuhuze mwene data we dukomeje kubana muri ibiganiro byacu bya buri munsi. Ndabizi neza yuko hari ikintu kugenda utoramo kandi cy'ingenzi kizagira icyo bikigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi ndetse n'ejo hazaza. Twongeye kwasuhuza rero ibiganiro byacu nakagaruka nkuko bajya bivuga, ni ibiganiro byiza kandi bifite umugisha kuko ubikurikiye hari icyo azakuramo. Twaje kwashimira ukuntu mukomeje kubana natwe, ukuntu mutuganiriza, muduhamagara, mutubwira. Kambibutse yuko nomero zacu ziba ziri aho hasi, mujye mureba muri content hasi, muzajya muzibona ahantu bashyira nomero, mujye mutuvugisha, mutuganirize. Kabisa Imana ibaha umugisha, kandi byanashoboka yuko waba ukeneye inkunga y'amasengesho twagufasha gusenga kugira ngo Imana ikugire neza. Rero ndacyavuga ngo Kristo ni mwiza ku buzima bwacu, ndacyavuga ngo Imana iradukunda, ndacyavuga ngo ahirwa abakurikiye Uwiteka kuko ngabo na kimwe bazigera bagira gute baganya. None aha ushobora kubuza ngo utemeze neza, birashoboka. Isi ni kwimeze, ariko ndagukomeza mwene data, ndakubwira ko humura, ibigeragezo urimo ntabwo byakwica, nta kintu byagutwara. Imana ishoboye byose. Wowe iringira Uwiteka kandi Uwiteka akubera ibyiringiro. Ibyo ngibyo rero biroroshye, nubwo bisa nkaho bikugoye, ubuzima bugoye, humura. Nawe umeze neza, nawe umeze neza rero ukomeze ushima Imana kandi Imana ikomeze ikugire neza. Tumaze igihe turi kubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibyigisho bijyanye na sobanukirwa, maze igihe ndi kubabwira ku bintu bijyanye n'umusozi. Ushize nababwiye Golgota, bwa mbere navuze Sinayi. Rero ibyo byose tubikora kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Rero nta kindi tuba dushaka, ni ukugira ngo tumenye ubumenyi. N'umuntu nakubaza Golgota ni iki, ujye umenya icyo ari cyo. Sinayi ni iki, umenya icyo ari cyo. Ese iyo misozi kuki yabayeho, umenye ibyo ari byo. Ni ibiki byihariye byaba biri ku misozi, ubimenye. Ese amateka yawe ni ayahe, umenye ukure mu gakiza, ariko umenye n'icyo nakita Bible study. Iyi Bible study uyimenye, ujye uvuga ati kabisa ndabyumva. Ese ubundi ko abantu benshi ntabwo bakunda gusoma, ariko niyo mpamvu twavuze ngo reka tujye dushaka ukuntu twagenda tubamenyera bimwe mu by'ingenzi by'umumaro. Ubutaha rero uzatubwira ibyo tuzaganiraho, uzavuge muri comment, uvuge ngo ngenda ndashaka umuzambwa kuri iki ngiki, undi ati ndashaka umuzambwa kuri iki ngiki. Yego, buri wese azavuga uko abyumva, tugenda tubasubiza, kandi ndabizi neza yuko bizagenda neza. Murabizi neza yuko hano rero tugira ibiganiro birenze kimwe. Hari ikiganiro bita Mucyo Inspiration, hari itorero, hari abakristo cyangwa abayoboke. Ibyo ni ibiganiro byiza by'abanyura ahangaha, kandi Uwiteka akomeze abahe umugisha. Turagushimye Imana nziza, uri Imana yo kwiringirwa, utwitaho kandi uradukunda buri munsi. Iyo duhuye n'ibyago utubera ibyiringiro. Mweretse abantu babaye, imfubyi, abakenya, abapfakazi, imfungwa, abo bantu bose bafite ibibazo bikomeye, Mwami Imana bageraho kandi ukunze ubafasha. Abadafite ikirengera bagire neza, abari mu minsi itari nziza, Mwami Imana bose ubakoreho kandi babone neza yawe. Avuga ko bihebye, ubereke ko hari impamvu ibihumbi bakwiriye kwizera kandi bakagukurikira. Ngo ukomeze udufashe, tuguhaye ikaze kugira ngo ubane natwe mu iki kiganiro. Uzakurikira kino kiganiro azabone umugisha wawe kandi uzakomeze ubane nawe. Tubisabye tunyuje kuri Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe. Ni Evangelist Ben. Tumaze igihe turi kugana namwe, ndetse hari ibiri kugenda bitanga umusaruro, ariko byashoboka ko utari wakora subscribe. Reka mfata amasegonda nk'abiri ngo ukora sub, ukandaho. Urakoze cyane n'ubikoze, Imana igumugisha, kandi ukane no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification tujya dushyiraho ikiganiro, ujye tubona ikiganiro, kugira ngo dukomeze tubane twagure ubwami bw'Imana. Erega kuba duvuga nuko namwe muhari, mudahari nta kintu twavuga. Rero muraba agaciro.
Mushize navuze Sinayi, mvuga Golgota, uyu munsi nabonye igarukaho cyane, mvuge kimwe cyangwa ikindi. Ariko ndaza kuvuga itandukaniro n'ihuriro hagati ya Sinayi na Golgota. Sinayi ni umusozi w'amategeko. Navuga ko ari nka Samari cyangwa se kubivuga mu ncamake. Mvuge uko bimeze ariko tugendeye ku ngingo zitandukanye. Aho biherereye. Sinayi ni ubutayu bwa Sinayi ngo twavuze buherereye muri Egiputa. Golgota ni hafi ya Yerusalemu, nabyo narabivuze. Icyabereyeyo Sinayi ni ugutangwa kw'amategeko, hanyuma Golgota gucungurwa kw'abantu. Uhagarariye Sinayi twavuga ko hagarariwe na Mose. Golgota ni Yesu Kristo. Ijwi ry'Imana rihindira mu gihuru nk'umuriro w'inkuba muri Sinayi. Hama Golgota riboneka mu butumwa bw'urukundo. Amaso y'abantu Sinayi, Abayisiraheli bose bari babireba. Golgota Yesu ari wenyine, benshi bamuhunga. Urumva iyo misozi ibiri afite ikihuriyeho. Urumva iyo misozi ibiri amateka yayo atenda gusa. Urumva iyo misozi ibiri imwe atari opposite y'ikindi cyangwa itandukano y'ikindi. Aho twaboneye amategeko niho gucungurwa kwagaragariye. Golgota twacunguriweho, ariko Sinayi twaboneye amategeko yayandi 10. Sinayi ntabwo twakibagirwa ko ariho Abayisiraheli baherewe amategeko, ndetse bose bahanze amaso Mose. Ariko Golgota Yesu twaramuhunze, turiruka twese, bariruka bavuga ati reka bwira kabiri buraba, masaha 3 bwije atabona. Ariko ari umugambi w'Imana. Bene data, ni amahirwe twagize. Iyi generation yacu ni amahirwe yagize, twebwe turiho ubu ngubu. Amahirwe twagize amahirwe yo kumenya Kristo, twagize amahirwe yo kumenya amategeko, twagize amahirwe yo kumenya ubuntu bw'Imana, twagize amahirwe yo kuba mu gakiza. Hari abantu benshi batigize bagira amahirwe, ariko twebwe Imana tugire neza. Reka nkubwire ngo amahirwe twaboneye muri Kristo Yesu nawe dukwiriye kuyapfusha ubusa. Ahubwo nicyo gihe cyiza aratwegera akatubwira ngo humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi mbere y'uko bimbwira mba namaze kubimenya. Rero reka nkubwize ukuri, nkubwire ngo ineza y'Imana ibaho buri gihe, kandi urukundo rwayo rukomaho. Two kugira ubwoba bw'ejo hazaza, ahubwo urugendo rwacu rube muri Kristo Yesu. Reka agakiza twamenye ka Kristo gahore muri twebwe, reka agakiza twamenye muri Kristo gahore twumva rwose tukanezererewe, ndetse tugire n'inyota yo kumva yuko urugendo twatangiye tuzarusoza. Hari abantu benshi bagiye batangira urugendo rukomeye, ingendo. Abisiraheli batangira urugendo rwo kuva muri Egiputa bajya muri Isiraheli, ariko igitangaje ntabwo bagezeyo bose, uretse Yesu na Kalebu abaga Imana yishimiraga cyane. Abantu batangiye urugendo rukomeye. Reka mvuge ngo hari abantu bagiye batangira agakiza kuva kera, agakiza. Kristo bagire neza, Imana ishoboye byose. Naho gutaha ngaho uratubwira icyo ushaka ko tuzavugaho kugira ngo nzagikoreho, ndetse ukomeze ubane natwe, witeka kugira